Turabasuhuje inshuti zacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu bihugu byo hanze, mu bihugu by'i Burayi, Amerika ndetse ku migabane itandukanye. Turabasuhuje inshuti zacu z'akadasohoka, amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Kwizera Joshua, ubategurira akanabagezaho ibiganiro byose bica kuri channel yacu Inzira y'Ukuri Rwanda. Nk'uko bisanzwe tubagezaho ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo ndetse n'izindi message Imana inyujije muri twebwe. Uyu munsi rero turi kumwe na wa mutumirwa musanzwe mubona hano abaganiriza, afite indi message abazaniye. Reka tumuhe ikaze maze abagezeho message, ariko mbere na mbere arongera abibwire abatari bamuzi ndetse anasenga Imana abakira muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu Pasteur. Murakoze cyane, Imana iduha n'umugisha kuri uyu munsi, umunsi udasanzwe, umunsi w'amateka ku buzima bwacu, kuko iyo bwije bugacya n'amateka tukuriye gushima, kandi impamvu zo gushima zirahari nyinshi. Rero mbere yuko twinjira, reka tumanze dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo ubu butumwa urabwakira wese bugire icyo bukora ku buzima bwe. Data mwiza udukunda, byiringiro by'umugisha, turacyakuvugiriza impundu tugushima. Icyubahiro ni cyawe, atari uyu munsi gusa none iteka ryose. Icyubahiro ni cyawe, uratubwira ngo nta wundi muzagisangira, natwe tukatuza akanwa kacu ko tutazakubangikanya. Uri Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Twemerere aka kanya dujije umutima tugushima, tukuramya, tuguhimbaza, tugushyira hejuru. Twemerere uyu mwanya turimo, iri jambo nyagora ku ngoma, reka ribe ryo kubaka ubugingo bwacu, reka ribe ryo kubaka ubugingo bwacu. Mwuka wera ufata imitima yacu, Mwuka wera ufata ibitekerezo byacu. Utadufashe byaba ibisanzwe twamenyera, ariko Mwuka wera uri kumwe natwe ntago twamenyera, ntago twamenyera ijambo, ntago twamenyera Imana. Urakoze Mwuka wera kuje kudufasha, urakoze. Gahunda yose utuyoboremo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri aka kanya inshuti bavandimwe, nk'uko yababwiye, ndi umupasiteri, nitwa Bernadette. Yego, nk'uko dusanzwe tuganira, ariko ntago bisanzwe, ijambo ry'Imana ntago risanzwe, ntago rimenyerwa. Rero ku bw'ibyo tubaye ikaze bene data, tubaye ikaze mwe muri mu Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, muri Europe, muri Amerika, tubaye ikaze muri uyu mwanya. Ubutumwa mfite kuri uyu munsi ntago ndi bujye kure cyane, tugiye kureba ijambo riri mu Migani, rimaze iminsi riri kunkoramo cyane, nshaka ngo turifatanye. Message mfite uyu munsi ni ahangaha riri, ni mu Migani ku gice cya 10 ku murongo wa 27 na 28. Aravuga ngo kuba Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icy'umunyabyaha yifuza kizahera. Imana yacu ishimwe cyane. Rero muri aka kanya ndi kugira ngo tuganire kuri iri jambo, tufatanye kuganira kuri iri jambo. Rero ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo kuba Uwiteka gutera kurama, kuba Uwiteka gutera kurama. Nanjye ndi umuhamya wo kubihamiriza, kuba Uwiteka gutera kurama, ariko gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero. Aya magambo niyo nshaka kugira ngo tuganireho cyane. Kuba Uwiteka gutera kurama. Ushobora kuvuga ngo gutera kurama gute? Abana b'umwaka ko bapfa, abana b'imyaka 10 ko bapfa, b'imyaka abo bose baba bari mu byaha. Urupfu ruratandukanye. Ari urupfu rwo kurimbuka, ari n'urupfu rwo gusinzira, umuntu agasinzirira mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero nukuvuga ikintu kuvuga ngo kuba Uwiteka gutera kurama, ntago twavuga ngo twakuba Uwiteka tutubaha abagenzi bacu, ntago twavuga ngo twakuba Uwiteka tutubaha inshuti n'abavandimwe. Nukuvuga ngo ihame ry'ijambo cyo ritubwira muri aka kanya riratubwira kubaha.
ese ushobora kubaza uti kubaha ni iki? Ushobora kuvuga ati se kubaha ni kuba mu masengesho ya 40 jours 21 jours. Nibyo ni byiza cyane, ukinjira mu 3, ukinjira mu 7, ukinjira muri 21, muri 40, nibyo. Ariko hamwe nibyo ari cyo Uwiteka ari kudusaba uyu munsi, ari cyo Uwiteka ari kudusaba uyu munsi. Ni ukuvuga ngo hamwe no kuba Uwiteka tukuriye kwera imbuto, tukera imbuto ku nshuti abavandimwe, tukera imbuto mu batuzi, tukera imbuto mu batatuzi nabo tukera imbuto. Kuba Uwiteka kutera kurama. Ni ukuvuga ngo kuba Uwiteka ni inyungu zanjye. Uyu munsi wa none niba ndi kuba Uwiteka ni inyungu zanjye, niba uri kuba Uwiteka ni inyungu zawe. Yego, yego, ni ukuvuga ngo ni ukwigirira neza. Iyo ubashye Uwiteka uba uri kwigirira neza. Iyo ubashye Uwiteka uri kugirira neza urubyaro rwawe. Iyo ubashye Uwiteka, iyo ubashye Uwiteka uri kwigirira neza. Message mfite uyu munsi ishakira ngo twigirire neza, tugirire neza abazadukomokaho, tubagirire neza. Kuko niba uri umumama usenga, niba uri umupapa usenga, niba uri umukobwa usenga, niba uri umusore usenga, ukubaha Imana koko by'ukuri, ni ukuvuga ngo abagukomokaho bafite amahirwe menshi. Abagukomokaho bafite amahirwe menshi. Ariko ni ukuvuga ngo niba utubaha Uwiteka, ni ukuvuga ngo abagukomokaho nanone bafite ibyago byinshi. Uyu munsi wa none dufite byo turi kugwana nabyo. Ahari iyo tuza kugira ababyeyi bakijijwe, ibyo turi kugwana nabyo uyu munsi wa none twakagombye kugwana nabyo. Ahangaha birumvikana. Ni ukuvuga ngo iyo ababyeyi bacu baza kubaha Uwiteka, bakubaha Uwiteka, bakagira byo baca ku buzima bwacu, uyu munsi wa none byo tugwana nabyo twagombye kugwana nabyo. Uyu munsi wa none uri kuntega amatwi, uri kunyumva, reka tuganire. Ni ukuvuga ngo abana bawe barahiriwe niba ukiranuka mu gato na kanini. Abana bawe barahiriwe niba wubaha Uwiteka. Abana bawe barahiriwe, barahiriwe. Ni ukuvuga ngo turahiriwe. Uyu munsi dushatse twatera indirimbo yo kuvuga ngo turahiriwe. Turi muri ubu buzima dufashigiye mu ntambara. Yobu yabivuze neza ngo turi mu isi dufashigiye mu ntambara. Ntabwo twari twagera muri paradizo, ntabwo twari twagera mu ijuru. Yego, uragwana iburyo wabona bicogo, ibumoso agahaguruka ukarwana, ibumoso hatuza, inyuma ukarwana, imbere ukarwana. Ni ukuvuga ngo turi mu isi dufashigiye mu ntambara. Ariko hamwe n'izo ntambara zose ntabwo tuzacogora kuba Uwiteka, ntabwo tuzacogora. Turakomeje, yo haleluya, turakomeje kuba Uwiteka, tuzamwubaha. Shuti ni muze turusheho kuba Uwiteka. Uyu munsi wa none uri kubona byanze, ariko komeza. Uri gusenga ukabona ntabwo bihinduka, ariko komeza. Komeza papa, komeza mama, komeza musore, komeza umukobwa, komeza, 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 komeza. Dufite ikitegererezo. Abatubanjirije banyuze mu ntambara zitandukanye. Umwami wacu Yesu Kristo ntago yaje ngo abe mu mudendezo, yamennye amaraso ku bwacu. Ese kuki uyu munsi wa none tumva dushaka kuba mu mudendezo? Dushaka kuba mu mudendezo, dushaka ko byo dusaba byose bigenda neza nk'uko tubishaka. Ntago bishoboka. Turi mu isi dufashigiye mu ntambara, ariko hamwe n'intambara tukomeje kuba Uwiteka. Ariko hano ku murongo wa 28 arabivuga neza ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero. Yego, kuko twiringiye Uwiteka, kuko dufite Imana. Ari ikintu kiza kimbabaza, ugasanga umuntu ubaha Imana, usenga, ubana n'Imana, yahura n'abatubaha Imana bari kuvuza induru nawe akavuza induru, yahura nabo bari kurira nawe akarira. Ntabwo tukuriye kurira, ntabwo tukuriye kuvuza induru. Ntabwo ari Imana yaduhamagariye, ntabwo ari Imana yaduhamagariye. Hepfo aravuga ngo ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Yego, ibyo abanyabyaha bifuza bizahera, ariko twe kwiringira kwacu n'umunezero. Mureke twiringira Imana yacu, mureke akanwa kacu kabe ko kuvuga Imana, tuvuge ibyiza Imana ikora, tuvuge ineza y'Imana yacu. Birahari shuti yanjye, kuba uri muzima n'ubuntu bw'Imana. Tutirengagiza ko bamwe bagiye cecekerwa uyu munsi, bamwe bari muri morgue, abandi bari muri koma. Ntacyo watanze kuba uri muzima. Kuba uri muzima nacyo ni igishoro, nacyo ni igishoro.
uyu munsi nkuzaniye inkuru yo kukubwira ngo ngwino dufatanye mu biganza turusheho kubaha Uwiteka. Birashaririye, turusheho kubaha Uwiteka. Ntago bigenda, turusheho kubaha Uwiteka. Ushobora kuvuga utese ko nasenze nkasenga ariko ubushomeri bukanga. Komeza, ngiye kubwira ngo komeza. Ko nasenze nkasenga ariko amateka nahinduke, nshaka kubwira ni komeza, komeza, komeza. Ngwino dufatanye mu biganza tukomeze. Ijambo nari mfite uyu munsi ni ringiri: kuba Uwiteka kutera kurama. Nawe uyu munsi wa none twava muri uyu mubiri, iwacu ni mu ijuru. Tuzabona data, tuzamurebesha amaso, tuzaba mu ijuru, tuzaba muri paradizo. Ntago tuzaguruka ngo tugweyo, tugomba gukorera ijuru, tugakorera iyo paradizo tukazayibamo. Icyo gihugu cyo mu ijuru, icyo gihugu cyo mu ijuru, icyo kitabamo imfubyi, kitabamo abapfakazi. Icyo gihugu cyo mu ijuru kitabamo ngo ejo nzamerane. Icyo gihugu cyo mu ijuru, icyo gihugu kitabamo za salidope, kitabamo amarimbi, kitabamo amamorgue. Icyo gihugu, icyo gihugu, icyo gihugu mureke tugiharanire, mureke duharanire icyo gihugu, duharanire paradizo, tuzabe mu paradizo. Nitwe iteguriwe. Uyu munsi niba biri kudusharira ariko paradizo irahari. Mureke turusheho gukiranuka, tukorere Imana, twamamaze ishimwe ryayo. Ijambo nari mfite niri: Uwiteka duhana umugisha. Ahari muri aka kanya ushobora kuvuga uti ndabyumvishe, inzira ni yihe? Inzira ni ukwemera Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wasubira muri aya magambo se? Reka dufatanye mbere yuko dusenga, usubire muri iri jambo, usubire muri iri jambo. Yesu araguhagije, Yesu araguhagije, Yesu arampagije. Umwemereye akakubera umwami, akubera umuyobozi. Ari intambara nyinshi akugwanira wowe utazi, ari intambara nyinshi angwanira ngewe ntazi. Yego, reka usubire muri iri jambo. Subira muti: Mwami Yesu, aka kanya maje kumva iri jambo, ciye bugufi, nyemerera undebana amaso y'imbabazi, nyemerera mbabarira ibicumuro byose, mbabarira gukiranirwa kose, ubupfapfa bwose, mbabarira, mbabarira kutizera, mbabarira kutizera, mbabarira. Izina ryanjye uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Satani, we unyihebesha, we unyihebesha amanywa na ninjoro, we unyereka ibitagenda, ntandukanye nawe, ntacyo mpfana nawe, ntago wandemye na nibwo wampfiriye. Mwami Yesu, urakoze kuko izina ryanjye uryandike mu gitabo, uryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kuko uzi ibirenze. Byongeye ngusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mureke dusenga Imana. Wera wa Isirayeli, muri aka kanya duciye bugufi, tuje nk'uko turi, twemerere. Tumaze kumvira ijambo, duciye bugufi, turagukeneye, dushaka kukubona. Reka utwiyereke Papa kubwira ijambo. Dushaka kugendana nawe, dushaka kukuramya, dushaka kugukorera. Twemerere. Iminsi y'imfabusa uyirengagize. Kuva aka kanya twongeye gutera indi ntambwe, tumaze kumvira ijambo. Urakoze kubwira ijambo duhaye. Urakoze, 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 urakoze kumaje kutubabarira gukiranirwa kose. Urakoze ko amazina yacu abonetse mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.